Staguma afite ibintu byinshi afite ubutunzi bwinshi Staguma uziko iyo umaze igihe utaza nongeye mba numva umutima wanjye utari gutera neza. Uvuze ko nyine navuga ikisho neza nari mukumbuye cyane. hari igihe umbwira ikintu nkumva nsheshe umeze ukuntu kambwire uzi ko nyine si ukugutaka si ukubeshya sinamanyanga uzi ko nyine muri iyi si nta mugabo n'umwe ko bituwa inyuma yo kugira ngo igende ibiroboze biba byaje bitashe ubwo nyine tugomba gupanga tukazasohoka nanone dore umaze iminsi wariburishije sibyo ko nawe biriya bintu bikaye dusohoka nagira ngo ndabyinye ukabumfasha ipantaro nagira ngo unshuze undi mwana ukamunasaza iki byoroshye ubu tugeze mu isi yo koroshya ibibazo sheke ukuntu mba nkureba ariko n'abandi bakobwa ariko baba bakureba iyo ufite ikintu cy'agaciro urakima kandi umuntu w'agaciro iyo mwebwe byo kungomesha rero nyine rero insezera ngo akaza ugenda ujya hehe kwanza umbwira kiriya kigo ngo ni inzu wagira ngo bimeze bite nyine yaravuze ngo tugomba kumwishyura amezi ahubwo ni inzu ni y'ubuntu mwakwimutse murabashaho stresse kurengaho umunsi umwe b'intambara abashyire ku nkeke ntugitange no kujya kikwandikira ngo mwareko miganire kambwira sweetheart urabona ino apartment tubamo sibyo hari security hari safe anytime ubishaka urahaza sibyo niyo mpamvu nyine nawe ugomba gukora akajeste ibyo birumvikana ariko n'undi wese n'ahandi haboneka nkaho ese numva ukuntu umunsi umwe urenze bakujya kubabuza ushaka ko twihangayikisha kandi tugufite regura byose kuri njyewe noneho mana yanjye n'umugisha nagize nyine kukugira mu buzima kose nanjye nibo nka mbere nakunda n'umukobwa na bagenzi be bose tukahuza yaba umwana ahoranye imbere yawe yari umwana mwiza cyane ariko ikibazo cyari gihari afite utugenzi tw'utumashinari bubani bandi mbabwira uzi kugira umuntu nyine rero nk'ukuntu wibwiriza ukanyemurira ibibazo byanjye urumva n'abavandimwe banjye nta kibazo nyine muri inshuti niyo mpamvu nyine ngiye ngukunda noneho ngukunda n'umutima wanjye wose akoze umunsi wose ikintu nakunze kuri kandi ukunda umweru koko rero ubu muri ibintu by'umweru kuba uburyo twajyanishije uyu munsi nibyo byanyobeye reka njye nawe tubanamo cyenda wacyane utangiye byo kungomesha ntabwo nshaka kutaha ni ukuvuga ngo ni nk'ibintu perezanta ku kazi gusa ni nko muri 45 isaha nshobora no kugaruka tubona kubwiraga ibyo byose nko mu isaha imwe amasaha 3 ndabangikemuye nta kibazo nta kintu nakwimisha ariko nanone usigare uniga ku buryo nta ibyo yo gushyira ku nkeke gisimba ishaka njye mba numva utagenda n'ukuri kakubwire buri ukuntu Adolphe ngiye nkora buriya nizihemba cyane nta rukundo rw'ubugambo rukibaho sheri reka simbuke mbega bimwe byawe uratangiye umva hasigaye akantu kamwe cyo kubwira keza kana gake genda cyane utazangombeje ukanyirukanisha ndaza mu masaha ayi see you ntabwo ko ngukunda love you bye sure hano ubundi yajya ngo umuntu yarire kumenya yego uba ntabwo nicara nza telefone nibagiwe telefone gusa yabiri yes hari impamvu kuvuganira nabwanaga na Rudoviko nubwo nazikira ku meza Rudoviko nyamara tekereza neza ntabwo waba ari hano isugo yabiri
yari imbere yawe yewe dore yabitekanye gutya aha naha nise hari ahantu ntago ngiye nta nubwo utiye ubwo somba yabiriye akubwira yo miye urabizi ndagukunda ataka kuzuka mbikiza kirungu nge nangiye utangiye ibintu byo kuvuga nabi si ubwo kubizunya si ukuvuga nabi urabizi ndagukunda ariko se ngiye gukunda mu bintu by'ubujiji nose telefone igiye amaze ngiye ukaba utangiye kunshinja ibyo bintu by'ubujura wowe ubwo se uri kumva telefone yawe nayiguhisha nahisha umugabo wanjye urumva naba ntari kwihisha nge nangiye utangiye ibintu byo kuzuza ntabwo mukavugana na Rudoviko nkayitereka imbere yawe azi ubundi wagire ku mutima ubwo se urumva telefone yawe ugiye uvugishije uko ndakubwiye ngo tera telefone we abikira kamera utangira uzana ibyo bintu byo kuvuga none basibuka basigusa telefone twari wishaka ubwo urumva niba warampaye ibirenze telefone ariyo natwara ndabizi se ko ari mu nyungu ya telefone wayimaye ngewe kandi ibi bintu ntabwo mbikunda ntabwo ibi bintu mbikunda ntitunandekura abantu batizera gusa ndashima wowe naguhaye umutima wanjye wose none utangiye kungereranya n'ibintu by'ibirara ubuze niba na miliyoni uzimereza urumva iriya telefone itarimo n'ibihumbi 500 ariyo natwara wagiye utekereza namubwire usanze namutse neza niba wumva ari ufite akamaro kuko ibyo ngukora byose yera ngomba gukora ibintu byose bisigaye inyuma yijyana kumenya kumemuki cyane yishiza ngaho impinduriye muri niba utanyizera ariko ubundi tunatandukana ikintu cya mbere kimbabaje nuko mpindura umusazi nako surumva telefone irimo abantu dukorana none mbabarira uyitware rwose nta kibazo niho uyishaka kandi no kuzakugura nkayo niba wumva arayikunze ariko kabasimu kaduza iri by'akazi bose akumya una nubwo cyane unatekereza guta telefone kinamuburanye telefone kweli kamubwire ndagiye kanagiye ku kazi ariko urampemukiye kandi urantengushye adorosure nk'ukuntu umutima inangira kukwicuza n'ukuntu nakwizeraga n'umutima wanjye wose ubu ngubu ngewe ngize umujura umukobwa wihaye ngemiya ngo ndi umujura nta n'uw'iwacu wapfuye ari n'umujura none ngo ngewe nakwibye sawa nyine nta n'ubwo nyigushaka ngagenda Sinari ko twahuza amaso bwa mbere amaboko azaguyabona mu mboni iyo nicaye njyenyine simbanyuzwe iyi ndirimbo ikunyure aho uri bwiza bwawe mboni zawe nseko yawe nibyo binyura umutima bwiza bwawe mboni zawe nseko yawe nibyo binyuza umutima kakunyereka 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 hano nyine twibera ni ahantu hameze harya murumuna wanjye urumva nyine kasoje segonderi ejo bundi karatsinze kari kwiga yuke narabuze nawe ushaka umuntu uri cyiza ntabwo ukwiye gutura ahantu nk'aha pe kamuhamagara gusuhuza muhamagara uwo mwana azasuhuza Gisele wisi ngwino rwose
bite sha uratinyutse umpaye akabizo sha umva mwa ukoze ikosa rikomeye cyane nshaka kubanza guhita nko kubita akantu hano sheri nawe nturakara ariko akira banza nawe thank you very much nikoze ngo uyu ni mwana wanjye niwe tubana hano mu buzima nyine buba butoroshye bwo kuba ubuzima butoroshye bute njyewe hagomba ko burya twahuye burya njyewe nta kibazo ubu ni ngira ibibazo byinshi ariko buriya mu bibazo ntajya ngira njyewe ni ikibazo cy'ubuzima amafaranga ndayafite gusa ntabwo wenda nagenda nibyimbije ubu njyewe ikigero ngezeho ni icyo kwicara harya amafaranga yanjye nakoreye tuba twarakoze kuva kera uriya ntumbone ngo ndashaje ngo ugire ngo reka da burya ntabwo njye mpfa gusaza gutyo gusa uraseka iki shaka urumva rata ntabwo njyewe nshaje buriya ntumbone n'uruhara ngo ugire ngo buriya no kuri gahunda ndi mubi cyane ntugire ngo jewe ibyo bivugira imbere y'umwana nawe ubundi se Jose shaka nyine ikintu utunganya twakira umushyitsi sibyo ni ngombwa no kunyakira koko mbaja wikwiri kunyakira ahubwo jewe ndumva mugomba no kujya gutunganya no gushaka burya njyewe ntabwo pfa kugera ahantu sayamenyara saya murayamenyara boko bwawe ariko njye nta kibazo sayi mugende stoke hano igihahora mwahuye na haguma nta satani ibintu biba biterebye nawe ubundi se Jose shaka nyine akantu wakiriza umushyitsi ahubwo se dushyiraho murakoze cyane tubaze n'iki cyo kunywa oya njye ntacyo singiye bawogeze ubu ibintu by'amasukari no ubuse ndakubwira ngo uzana amazi ntituzanye imodoka ndi kuyanywa oya jewe ibintu by'amasukari n'ibiki byose ariko dufite aka whisky twaguha wafataho gake oya haracyari kare ubwo ndankwerekesha urakoze cyane ubundi ibi rero nibyo biryo byanjye nibyo binyobwa byanjye kuko ibindi byose ko nabyihaye ubundi nabwo ndanezerewe kandi rwose mise mbinezererwa ijana ku ijana sha hanyuma hari utuntu ndimo sibyo kandi ndenegure n'ibyo tubiri nta kibazo Joy urakoresha naho gisewe niwe muri munanzi nyine twibanira nabonye bamufite n'ukuntu mujya no gusa wacu atanga ishororo kizi oya ni muzima sha niyo mpamvu nanjye ugomba kuza ari ukuntu wabyarira akana kakansa imfura cyane ubwo rero nyine dushyira aho ubwo ubona nyine tuba hano ahantu heza ariko ntabwo biba byoroshye nyine kwishyura inzu kwishyura amafagitire gukora sitoke kwishyura ishuri sinkumvaje nyine ngiye kuzasaza nyine mutoya yewe ntabwo twahuye ibyo ntibikiri ibibazo njyewe buriya mu bibazo byose ngira bene nk'utwo dufaranga duto duto ibyo si ibibazo shaka ntabwo nyine tuba ari duto dutoya tuba dufite nyine ukuntu tuba ari twinshi oya ibyo ngiye ntugire ikibazo mpari mutuze mushyitse umutima mu nda ubu jewe wahuye nanjye nta kindi kibazo sibyo kandi ntabwo hari ibyo kwigera nk'abana ahubwo twitonde utazagwa mu moshya nta tuntu twana tutuzerereze tumwe tutuma ibabo twambaye udukabutura turi kugwa sha ntabwo ntushaka nangerega ndi macuwa nzi kureba kure na keza sha oya ntugire ikibazo rwose icyo kintu uzakirinde ubundi urebe ko hari ikintu muzamburana ni iki mwamburana se nyine ubwo ntabwo nyine wabigenza gute se ikibazo ufite ni iki ushaka andi mafaranga ze angahe ntabwo ari menshi oya ntugire ikibazo niba atari menshi se ubuse ntabwo ari menshi se nangahe ni miliyoni ebyiri gusa miliyoni ebyiri amana ba miliyoni ebyiri uzazimaze ikiranga nagiraga miliyoni ebyiri nyinshi oya ntacyo
hari utwo ntacyo humura rwose humura ndayaguha rwose ntacyo yishyire kuri telefone ntacyo ntugire ikibazo rwose oya ntacyo kirashyira mu cyane nawe ubundi se nta kintu waturana yego se oya ubundi icyo ntashaka njye nzagukorera byose ushaka iyi sura nkomeze kuyibona itoshye ariko utazatinyuka nkabona turatwana ibyo nibyo nashaka rwose ubundi hari urundi rubanza kandi ndabikunze sha nawe ubundi se nyine na Gisele abari hano uzagize udusoro oya nzajya nza ntacyo ariko nza rwose ariko nyine hari n'ibindi cyane nashaka kubwira iki kandi nyine ni iki mbwira ko ufite isoni mbwira subize ko ngukunda ndabizi mbibona shaka ibyo binyereka sha reka buriya Gisele arwayamara kandi kariya kana keza kuriya yo birababaje tuzajya gukora check-up kwa muganga ejo kandi nyine siyashika ntabwo silansi nyine yacu bikomeye tuzishyura ijana ku ijana nangahe kandi nabikoze Gisele ashobora oya uriya mwana neza ko uriya humura ntacyo azaba hose ubu turi kumwe oya humura rwose nyine wihangane ukana abandi angahe kandi andi magana inani yonyine nyine nkazajya gukoresha check-up nanone kandi uriya mwana se nyine urumva ararembye oya ntacyo sha uriya mwana se kongera ushireho ntacyo buriya mara arica uriya mwana utangiye kurwara si ibyo bintu kandi ariko magana inani aramukiza oh thank you okay ubundi se urakoze cyane oya uriya mwana sha ntakagira ikibazo dore hari ikindi kintu ushaka gusa ikindi kihe kandi ntabwo kigoye oya uzakinsaba ubutaha ni ibyo bese ntiwumva ntarengeze ngo ibibazo by'amafaranga kandi shana kuri uri umugabo mwiza urabona ntabwo umeze nyine nka bya bugabo by'ingundirizi bihora kandi bifite amafaranga uwo si njye rwose uwo si njyewe kandi burya ndanabarusha n'amafaranga burya uwo si njye rwose ahubwo ni wowe mugabo umwe wenyine uba ku isi yego ntiwumva ntawugera ukobereje ibyo ndabikunze ntiwumva ahubwo rero nakomeje kubona abantu benshi kuri kampani banyandikira ngomba kujya kureba ibyo ari byo uko byamera kose reka si Gisele uri kumpamagara si come here yo kwita kuri kariya kazi bigenze gute se mbashaka ndagiye rero kandi wihangane uzamera neza uzakira rwose niba ari nayamara umva icariye uzamera neza aro yego sha si the money si ubwa mbere ukoze ku madolari akwashyana iyo ubonye amafaranga urayagara ubu ni ubwa mbere nkoze ku mafaranga sharika imikino ubwo ku mafaranga ihumurize sizana okay zana nkwereke nguheho ese gusubije amadolari akira oya fatamo bitanu nawe yafata
undwaje amarango bitanu